umwaka umwe ndaba narafatanyije na sister twarakoze studio yacu twaratangiye gukora twikorera uko ababyeyi iyo narimo ndiga barambwira ati we iga umenye numara kwiga ngo umenye uzatubwe ko warangije ukore tubanze turebe ko ibyo wize kuko warize mba warabimenye twiga nk'ababyeyi tugufashe tukugure studio wakeditingiramo amafoto wakoramo amabaruwa wakoramo ibyapa ni ibintu byinshi wakoreramo ngize ngo wakoramo amabaruwa ubwo ni ibintu byinshi cyane byinshi bishoboka hanyuma ubundi iragabura gute ku isoko bibamo amafaranga nyine ni gute wabwira umuntu ko izavamo amafaranga Photoshop kugira ngo ibyare amafaranga bisaba ko wabishizemo imbaraga ukora neza wabaye inyangamugayo kuko ntabwo uzaba umuntu ukoresha iyo Photoshop ngo umuntu agwikiraka utangire umuhemukire wenda nk'amafoto ukayiditinga nabi cyangwa se ukayatindana cyangwa se ukayasiba utaranayamuhaye bisaba kuba warabaye inyangamugayo. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho gufotora no gukora film nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa n'abakozi b'amateleviziyo niba rwiyemezamirimo bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya kandi byose biri online. Muraho neza turabashimiye kandi turabasuje aho muri hose ku isi. Tubahaye ikaze hano kuri IBTC Production Services, ni platform ya IBTC Film and Design School. Ni ishuri ryigisha filmmaking, graphic design, web design, ubukanishi bwa moto, no gufotora, no gukamera, no gukora ibyapa, no gukora amafoto, gukora amavideo, gukanika moto. Ko tuvuze mu Kinyarwanda Miss tumeze neza? Sawa. Twakiri rero umutumirwa umugabo w'intarumikwa umeze neza. Ni sawa ameze neza. Umuntu ababonye bwa mbere mwamamahirwe kubamenya. Kijyango cyane papa avuka Uganda, mama ni umunyarwanda. Niyo mpamvu rero banyise amazina yo mu muryango wa papa wa Uganda. Henry, urubatse ufite abana bangahe cyangwa se uri umusore? Ndacyari umusore ukiri umwana ukibi wabo ntabwo nagira ubushobozi bwo kujya kwikodeshereza. Ko mbona nawe imyaka iri kugenda izamuka. Ndacyari muto. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 19. 19. Uracyari umusore ariko ubitekerezo nabyo ni sawa sibyo? Hanyuma Henry, tukubona kenshi muri IBTC, maze igihe nsura icyo kigo nkubona uhatembera uhakora iki? Ndi umunyeshuri waho, niga ibijyanye na Photoshop, cyo editing amafoto no gukora ibyapa. Gute wahuye na IBTC? Ko ubwo ni Uganda uba cyangwa mu Rwanda? IBTC Kigali mwahuye gute? IBTC nayumvishirije hano mu Rwanda kugira ngo umenye yuko IBTC wenda nyizemo nangire kuyiga. Nari mfite inshuti yanjye y'umuhungu niyo yambwiye ati se ukeneye kuziga imyuga, ndafata nkeneye kuzayiga, namwe uzajya muri IBTC, amana nomero zanyu. Ndahamagara turavugana, nongeye kubijyanye n'amafaranga namuhaye umubyeyi, baravugana tuza kuhareba, turatangira turiga yarishyuye. Ariko hajemo ibibazo byinshi bijyanye no kwishyura, hazamo akantu k'akabazo
gatewe n'ikigo cyangwa oya ntabwo katewe n'ikigo, katewe n'umuntu wohereje amafaranga arayoba, tumara nk'iminsi nk'ingahe dutegereje. iyo ni challenge. Ariko byagenze neza, watangiye kwiga uri no kubisoza nk'uko nabonye raporo baduha. Hanyuma muri wize Photoshop na nizo Photoshop gukora ibyapa, photography no gufotora. Oya gufotora byo ndacyari kwiga, ntabwo ndasoza. Reka twibane kuri Photoshop. Photoshop ubundi nk'umuntu wiga bakoramo ibiki muri make? Photoshop bakoramo ibintu byinshi, ariko ibyo nzi wakeditingiramo amafoto, wakoramo amabaruwa, wakoramo ibyapa, ni ibintu byinshi wakoreramo. Ngize ngo wakoramo amabara amabaruwa, ubwo ni ibintu byinshi cyane byinshi bishoboka. Hanyuma ubundi iragabura gute ku isoko? Bibamo amafaranga nyine ni gute wabwira umuntu ko izavamo amafaranga Photoshop kugira ngo ibyare amafaranga bisaba ko wabishizemo imbaraga, ukora neza, wabaye inyangamugayo, kuko ntabwo uzaba umuntu ukoresha iyo Photoshop ngo umuntu aguhe ikiraka utangire umuhemukire, wenda nk'amafoto ukayeditinga nabi cyangwa se ukayatindana cyangwa se ukayasiba utaranayamuhaye. Bisaba kuba warabaye inyangamugayo kugira ngo bane n'umuntu, nuko nguko watangira kubyaza umusaruro. Bakwigishe gute ku ishuri? Ubumenyi baguhaye bwari butsindagiye neza nk'uko wabyifuzaga, cyangwa hagiye baba nagupfunyikiye? Nabyo bitubwire tubimenye ibyagenze gute. Oya ntabwo babigize bampfunyikira, banyigishije neza, ahubwo wenda nuko hajemo utuntu tw'utubazo bitewe nanjye, ariko ngiye baranyigisha icyo nazi, nkajya mbabaza bakansobanurira ibintu byose, baragiye banyerekera nta kibazo, banyigishije neza rwose kuva ku itangiriro kugera ku isozo. Ubu wakora amadizayini y'ama-invitation, amabyapa, amafoto neza cyane. Hanyuma rero urabyize, urabirangije, ufite izihe ntumbero? Ugiye kubikoresha gute kugira ngo bibyaze amafaranga, kuko nawe warishyuye? Kuko iyo myuga abenshi ntabwo bayumva, nta nubwo bayizi, hari n'abumva ko ibyo niko bidakora, hari n'abo bati ibyo bintu n'iby'ibirara ntibigezwe, ibyo umuntu ugasanga agiye kwiga imisatsi, guteka. Ariko Photoshop yawe wize nko mu mwaka umwe uraba ugeze he? Umwaka umwe ndaba narafatanyije na sister, twarakoze studio yacu, twaratangiye gukora twikorera, uko ababyeyi iyo narimo ndiga barambwira ati we iga umenye, numara kwiga ngo umenye uzatubwiye ko warangije, ukore tubanze turebe ko ibyo wize kuko warize mba warabimenye. Twe nk'ababyeyi tugufashe, tukugure studio utangire ukoranemo n'umushiki wawe. Sister wawe nawe arabikora? Arabikora, we yabitangiye imbere yanjye. Ni na motivation yagufashe kugira ngo bizamukireho. Hanyuma ngaho tubwire, ni iki wavuga ku bantu bakwigishije, ku kigo cyakwakiriye, ku bantu mwabanye muri community nk'abanyeshuri? Mwena nk'ikigo kikwakira neza, kwakirana yombi, kikakwereka abarimu b'inzobere bakwigisha, bakakwigisha neza, batagiye hirya hino ngo nabo, cyangwa se ngo ubone wa mwarimu ngo arakwigishe ngo agiye hirya, ejo ngo naje, ejo bundi nabonetse, araza kandi akazira ku isaha akakwigisha. N'abanyeshuri twagiye twigana bose twize neza, twese tukajya tuza tukiga, tukazinduka twese tugafatanya, cyangwa se muri mugenzi wawe akajya kubaza ukamubwira ati ejo twize iki, narakibagiwe ariko kinyibutse, akakikwibutsa.
ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitise ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 0728 54 Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.